uko iminsi ishira niko ibimenyetso by'iminsi y'imperuka bigenda birushaho kwiyongera hirya no hino ku isi. Intambara, imidugararo, impfu za hato na hato, ibyorezo, indwara z'amayoberane, byose niko biri kuza bikaza bikirundanya kuri mwene muntu. Amarira n'imiborogo bikaba byinshi hirya no hino ku isi. Induru zikavuga kubera akaga n'amakuba. Ibyago n'amakuba ntibisiba, ijoro riri gusimburana n'irindi joro. Mwene muntu aho aherereye ntari kuryama yayizeye ko buri buke, ntari kubyuka ngo agire ibyiringiro by'uko buri bwire. Avuga ati ndahitanwa n'intambara, ndahitanwa n'impanuka, udahitanwe n'impanuka, ari guhitanwa n'inzu zaguye n'ibiza. Aho inzu zitaguye, imiyaga ya rukokoma irahuha, igiti kigamanuka kikagwira umuntu hagapfa. Umwuka w'urupfu wakomeje kuzenguruka hirya no hino kuri mwene muntu. Ibyo byose ni ibyorezo by'iminsi y'imperuka, ibyo byose ni ibiza by'iminsi y'imperuka, ibyo byose ni imidugararo, ibyo byose ni ibihatse kandi bihetse bije byikoreye ibimenyetso by'iminsi y'imperuka bigaragaza ko Kristo ari bugufi kugira ngo aze atware itorero rye. Kuko yavuze ngo nimwumve intambara n'impuha n'intambara n'ibyago n'amakuba n'inzara, ngo ntimugagarike imitima yanyu, ngo ibyo bikwiriye kubanza kubaho. Ngo ariko burya imperuka izataraza, ngo ariko yarabivugiye kugira ngo mwene muntu aherereye ngo arusheho gukora iby'Imana ishaka, ngo azabane n'Imana yacu iteka ryose. Ibimenyetso Yesu yavuze rero bikaba byasohoreye kandi bikaba biri gusohorera hano muri uyu mujyi wacu wa Kigali, muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndebera nawe uko tuba tumaze iminsi turi mu cyumba cy'amasengesho, turi mu materaniro dusenga, ijwi ry'Imana rikatubwira ngo umugeni aratashye, nimwezwe nimwiyeze, umugeni aratashye. Imitima yacu ikajya kuri gatekereza ibindi, ariko inzira z'Imana, Imana yo iba yabibonye kure, iba yabiboneye kure, kubera ko ijisho ryayo ribasha kugera kure aho tutabasha kugera. Ijisho ryayo rirareba kure aho amaso yacu atareba. Burya Imana ikubwiye ikintu gishyira mu bikorwa ikikubwiye, wiyeze usenge. Niba ari ibikurwaho bikurweho, niba ari ibyo kukweza wezwe, kubera ko yo iba yabibonye, iba yabiboneye kure ibirenze intekerezo zacu, ibirenze ibyo twibwira. Kuko yego tuba dufite imishinga twayipanze, tuvuga ngo ejo tuzagira ibi, tuzakora ibi, ariko burya kuko Yesu yabivuze ngo muhore muri maso kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Turasabwa guhora dukenyeye amatabaza yacu agahora yaka. Kwa kundi turi mu rusengero Imana akavuga ngo umugeni aratashye, intekerezo zacu zikajya kure tugatekereza ibindi, ariko burya Imana iba yabibonye. Uku niko rero aba bene data bamaze gukurwa mu mubiri. Umugeni aratashye, nibyo koko umugeni aratashye. Aba Kristo babarurirwaga hano kuri ADPR Batsinda Mudugudu Giheka, Uwiteka nyine arabajyanye, abakuye muri twe uko bari bahagurutse bagiye mu bukwe hano i Gisenyi. Iyi kwasiteri barimo igakora impanuka muri uyu muhanda wa Gisenyi. Aba babyeyi beza bakoreye Imana, mwarimu wari uhagarariye uyu mudugudu muri Batsinda Mudugudu wa Giheka, Imana imwakire imuhe iruhuko. Kandi abasize nabo turavuze ngo Uwiteka abahe gukomerana uyu mubyeyi, uyu mugabo mwarimu nawe wakoraga uyu murimo rwose, nawe turavuze ngo kubakwiza ku Uwiteka kukwakire kandi gukomeze abasigaye.
natwe hano nk'isi ya Bibiliya tuje hano muri uyu mwanya dufashe umwanya tubwira bene data aho baherereye, kandi cyane cyane twibanda ku muryango, imiryango aba bene data basize, tubabwira iri jambo Paulo yabwiye abitesalonike ku gice cya 4 umurongo wa 13, kugira ngo mwe guhagarika imitima ahubwo mugire gukomera, niba Uwiteka acyuye umugeni akaba abisubije nibyo umubiri kubyakira nta biragoye, amarira ni menshi mu miryango, ariko reka kuko twizeye Kristo mwami n'umukiza ni mucyo, reka twongere tugire guhumurizwa kubwira ijambo rigira riti ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ndagira ngo mbabwire yuko nubwo bene data badukuwemo bakaba bagiye, ariko yego umubiri irababara, umutima urababara, ariko ndagira ngo mbabwire ngo kubabara kwacu ntikube igitsikamutima. Nibyo birumvikana igitsikamutima ni cyinshi, ariko kubabara kwacu ntikuze gutwara intekerezo zacu ngo tugire kwiheba kw'ibihe bya byose, ngo amajwi ya Satani twongora tubwire ko hacu harangiye. Ntabwo birangiye gutyo, n'ukuri ibyiringiro byacu nuko aba bene data batuvuyemo tuzongera tubabone, kubera ko niba Paulo yavuze ngo ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Ariko icyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu Yesu, twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku basinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzukana, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranishe imibabaro kubwira nayo magambo. Ayiwe, nubwo bene data bagiye, Uwiteka akaba abasaruye umusaruro, akaba atwaye umugeni akaba atashe. Nukuri reka mbabwire imiryango natwe inshuti n'abavandimwe dusigaye, mureke tugire kwihangana, tugire gukomera. Uwiteka arabatwaye, none ni bariya, none n'aba bene data bagiye, ejo ni njyewe, ejo ni wowe, ejo nuriya. Nta uzi umunsi n'igihe cy'ijambo ritubwira n'uguhora twiteguye, kandi amatabaza yacu agahora yaka, kuko umwami ubwe azamanuka avuye mu ijuru akarangura n'ijwi rirenga n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nk'abapfire muri Kristo Yesu bazabanza kuzuka. Bivuze yuko naho twebwe tukiriho bitaba ngombwa ko tutagenda, byaba ngombwa ko twaba tukiriho, ariko niba urupfu tudahuye narwo, ariko imperuka cyangwa impande ya Kristo yo ntitinze, kuko ibi byose ni ibimenyetso biri kugenda bigaragaza ko wa munsi uri bugufi kandi wa munsi wegereje, kugira ngo Kristo agaruke atware itorero rye. Niba urupfu rutinze, impanda yo ntabwo itinze. Niba impanda itinze, urupfu rwo ntabwo rutinze. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu ahore yaka, kuko kimwe muri ibyo kiraje kiri bugufi kugira ngo gishyire mu bikorwa iby'ijambo ryavuze. Niba tukiriho
nimuhumure tuzahindurwa. Aba bene data babaye bagiye, babaye baruhutse, ntabwo bapfuye, barasinziriye. Ko Bibiliya ivuga ko bamwe bazakangukira gukorwa n'isoni, abandi bakangukire ubugingo buhoraho. Twizere kandi tudashidikanya yuko bene data nubwo basinziriye, ariko twizeye ko bazakangukira kubona ubugingo buhoraho ubwo impande zabivuze, ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Haleluya. Twizere ko uyu muzuko wa mbere bene data bazazamuka tubone ngo maze natwe bazabakiriho, dore ko duhindurwe tuzamurwane nabo, dusanganira umwami wacu mu kirere, nuko tuzabana n'Imana yacu iteka ryose. Mumaranisha imibabaro kubwirana amagambo. Bivuze ko uyu muzuko wa mbere ni umuzuko uganisha ku bugingo, ni umuzuko uganisha ku bugingo. Baba reka ngubwire mwene data nkurikiye ukurikira isi ya Bibiliya, baba ari abapfuye mu gihe cy'isezerano rya kera bapfanye ibyiringiro, baba ari abapfa muri ubu ngubu muri iki gihe cy'imbabazi z'Uwiteka, haba ari n'abariya bazapfa mu gihe cy'umubabaro ukomeye muri grande tribulation, mu gihe cyo kurenganywa. Aba bose bazazuka, bose n'abazazukira ubugingo buhoro. Niwo muzuko wa mbere. Abapfuye mu isezerano rya kera bapfanye ibyiringiro, abazaba aribo bavuye muri Sheoli, abo Kristo biriya bituro byaturitse igihe Kristo yakuzuka kwa Kristo, ari n'abazazuka ku mpande ya Kristo, abo dutegereje ubwo impande ya Kristo izabivuze, ari n'abazazuka kuri urya muzuko wabazava mu mubabaro ukomeye, babandi Yohana yabonye bafite imikindo mu ntoki zabo, bahagaze ku nyanja y'ibirahure barimba bati agakiza na k'umwana w'intama w'Imana. Ari bari abazazuka rero bazaba bavuye mu mubabaro ukomeye. Abo bose nibo bakubiye mu muzuko wa mbere, ariwo muzuko uganisha ku bugingo buhoraho. Naho umuzuko wa kabiri nabazazukira cyangwa nabazakangukira gucirwaho iteka. Twizera tudashidikanya ko bene data nubwo baye basinziriye ko tuzababona bazutse ku muzuko wa mbere. Kuri uyu muzuko wa mbere, umuzuko wabazabana n'Imana yacu iteka ryose, kuko isi izashirana no kwifuza kwayo, ariko abakoze iby'Imana ishaka bakazabana n'Imana yacu iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo niko ijambo ritubwiye. Nuko rero reka ningize ngo mbabwire ngo nubwo bene data basinziriye, ariko ningize ngo komeza aho uherereye, komera. Niba impande itinze kuvuga, urupfu rwo ntabwo rutinze, cyangwa se gusinzira ntigutinze. Niba gusinzira bitinze kuri ngiye cyangwa kuri wowe, impande yo ntabwo itinze. Ngibyo ibintu tugomba kuba duhora twiteguye yuko naho hatabaho gusinzira impande izavuga, naho impande itinze kuvuga tuzasinzira. Ariko ndake mubwire ngo nusinzira uzasinzirire kuzakangukira kubona ubugingo buhoraho. Kandi nuba utinze gusinzira impande nivuga uzayumve, uzahindurirwe kubona ubugingo buhoraho. Mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ngiri ijambo kwisa Bibiliya twari tuzanye kugira ngo tubwire bene data imiryango natwe inshuti n'abavandimwe tugire gukomera ubwo Imana isaruye, ariko ntabwo tugomba kuba igitsikamutima ngo duheranwe n'agahinda. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Intego y'isi ya Bibiliya ni ugukangurira mwene muntu aho uherereye hirya no hino ku isi, tugushishikariza gukora iby'Imana ishaka kugira ngo uzabashe kubana n'Imana yacu iteka ryose, kuko iyi si iri bugufi kuzashirana n'ukwifuza kwayo. Kuko ijambo tugenderaho rivuga hano ku isi ya Bibiliya ngo kandi isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka ni uzahoraho iteka ryose. Wavuga ati ninde uzahoraho? Nuguhoraho gute kandi abangaba bitabye Imana kandi bakoraga umurimo w'Imana mu rwego rwo
gushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka. Nibyo ku iri jambo rivuga guzahoraho iteka ryose, si uko rikuyeho umunsi wo gusinzira cyangwa umunsi w'urupfu. Oya, ntabwo ribikuyeho, ahubwo ni uko nyuma yo gupfa hazabaho kuzuka kuri wa muzuko wa mbere tuvuze. Ni uko kuzuka k'umuzuko wa mbere, abazazukira ku muzuko wa mbere bazakangukira kubona ubugingo buhoraho, aribwo nyine bazabana n'Imana yacu iteka ryose, kuko isi izabishiranye n'ukwifuza kwayo. Naho abatazabana n'Imana yacu iteka ryose ni abazakanguka ku muzuko wa kabiri, aribo Bibiri ivuga ngo abameze batyo bo bazagirwaho ingaruka n'urupfu rwa kabiri. Ariko twebweho abazakangukira kubona ubugingo buhoraho bazabana n'Imana yacu iteka ryose, urupfu rwa kabiri ntacyo ruzadutwara. Urupfu rwa kabiri ni ukutabana n'Imana yacu iteka ryose, kudahoraho iteka ryose. Naho urupfu rwa mbere rwo birashoboka ko dushobora kuzahura narwo tugasinzira. Niyo mpamvu mvuze ngo impanda itinze urupfu rwo ntirutinze, cyangwa se urupfu rubaye rutinze impanda yo ntabwo itinze. Icyangombwa intego y'ise biriya ni ukugushishikariza aho uherereye gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo uzabane n'Imana yacu iteka ryose, nukanguka uzakangukire ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu tugushishikarize ngo ufatikanye n'isi ya Bibiliya kugeza ubutumwa kuri benshi, kugira ngo barusheho gukora iby'Imana ishaka, bazabane n'Imana yacu iteka ryose, kuko isi iri bugufi gushirana no kwifuza kwayo. Ibyerekana kuza kwe ngibi birihuta kuboneka, ariko Kristo agiye kutuzanira kubaho kwiteka. Ntihazaburaho intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu ubwe nizira hagatsembaho urupfu n'ibyaha. Niyo mpamvu gushishikariza gukora iby'Imana ishaka, uzabane n'Imana yacu iteka ryose. Shalom shalom. Uri data wa twese, uri Imana yacu, ushobora byose, Uwiteka we nta kijya kikunanira. Niyo mpamvu dusenze cyane ngo twebwe twese mwene muntu aherereye, imbaraga zawe zimubeho, umucyo wawe n'umumurikire, ubwiza bwawe bumubeho. Haleluya. Turasenze cyane ngo ababene data babaye baruhukire kubona ubugingo buhoraho, kandi bazakangukire kubana nawe iteka ryose. Mu izina rya Kristo Yesu dusengeye imiryango isigaye, iyi miryango isigaye n'inshuti, natwe inshuti n'abavandimwe, turavuze ngo uduhe umutima wo gukomera, uduhe gukomera kuko uri data wa twese, uduhe gukomera umutima kubera ko ushobora byose, uduhe gukomera kubera ko ari wowe twiringiye, ni wowe twiringiye Uwiteka we. Imbaraga zawe nizibe ku bantu bawe. Haleluya, haleluya. Imbabazi zawe zibe ku bantu bawe, kandi ababene data bari hirya no hino batari bakira wowe, batari bakwakira ngo babere umwami n'umukiza, turasenze cyane mwene data wese aho ari utari warayikiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, imbaraga zawe zimubeho, umwuka wawe wera umufate, umukomeze, umukure mu byo yajyagamo budafite umumaro bitukije izina ryawe, umuhe kukwemera nk'Imana ishobora byose, ahindukire wagera ikirenge mu cyawe, kugira ngo ubwo nawe azabasinziriye azakangukire kubona ubugingo buhoraho. Kandi n'uyu nawe wamaze kwakira ariko wari umaze kugira ibicantege bikamumwereka ko yamaze kuyoba, akabona ko gukurikira Kristo ntacyo bimaze, akavuga ngo narayobye, agashaka kubivamo. Ndasenze cyane ngo ukuboko kwawe kwiza kugarura abantu kuri wowe, bongere bakwizere kuri Imana ishobora byose, kuri Imana tugeza aho tugiye. Uko Satani yazanye amajwi menshi abwira abantu yuko abantu ngo barayobye, ngo nta bugingo buhari, ngo nta Mana iriho, ariko tuzi kuriho, tuzi ko wicaye mu ijuru ryawe ryera, kandi wambaye icyubahiro no gukomera. Niyo mpamvu nsenze cyane ngo amajwi yose Satani yakoresheje yongorera abantu abereka kudahari, ariko urahari, ongera uyereka abantu bawe mu izina rya
rya Kristo Yesu wongere ubiyereke kuri data wa twese, wongere ugarura imitima y'abari baranamutse bakava mu byizerwa, nibongere bagaruke imitima yabo yongere igaruke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye. Yewe wera we, imbaraga mbi zose zatumye abantu banamuka nizo mbaraga zihagarare zicika intege ku izina rya Yesu Kristo. Dusabye umwuka wera kugira ngo yongere agaruke ku bantu, abakumbuza ijuru, abakumbuza urembo rw'ijuru. Haleluya, haleluya. Reka abantu bongere bakumbura ijuru, bongere bagukumbure. Heregura data wa twese, Uwiteka we, ndasenze cyane ng'imitima y'abantu bose aho iherereye yongere ikumbure kuzabana nawe iteka ryose, kuko ko byagenda kose iyi si izashirana n'ukwifuza kwayo. Ngaho umwuka we wera hagire connection nshyashya hamwe n'abantu bawe bari baragutaye, bongere bakugarukeho. Niko nasenze cyane rero n'abatari bakuzi ubiyereke bakumenye, kubera kuri Imana yacu ishobora byose. Ngaho bana natwe twese rero, ubane natwe mu mitima yacu, ushyiremo gukumbura inzira z'igisiyoni, wongere ushyiremo gukumbura ururembo Siyoni, wongere ushyiremo gukumbura ijuru. Umwuka w'isi wari umaze kunamura abantu ubihereranye, ndasenze cyane izo mbaraga z'umwuka w'isi zicika. Haleluya, ndasenze cyane aba bose baherereye hirya no hino ku isi bafite ibyiringiro byo kuzabona umukiza. Uwiteka ongera ubuzuza imbaraga n'ubuntu bwawe bibe kuri bo, kuko ushobora byose. Ubakureho imbaraga zibanamura, haba imbaraga z'uburwayi bw'iminsi y'imperuka bunamura abantu, imbaraga z'ubukene, imbaraga za karande, imbaraga z'ubushomeri, imbaraga z'ubuzima bubi. Ibyo byose ni umwuka Satani yazanye wo kunamura abantu ngo bave mu byizerwa. Ariko ndasenze cyane Uwiteka uramburira abantu bawe bagihumeka umwukazi w'abazima, ukuboko kwawe kwiza kubagereho, ukuboko kwawe kwiza kumugisha kubagereho. Ngaho rero inshuti n'abavandimwe n'imiryango isigaye ubahe gukomera kandi uduhe gukomera umutima mu izina rya Kristo Yesu. Twizeye ko bene data tuzabona mu ndirimbo yabera turirimba mu gitaramo, turirimba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Cyoro n'ikibi cyawe none iteka ryose. Amen, amen. Shalom, shalom. Isi ya Bibiliya turabakunda, ababuza babo mugire gukomera mwihangane, tuzongera tubabone mu izina rya Yesu.